Oh, hallelujah. Numiteho mukiza we umvuko nganya ari hano ubafasha nk'aba ngaba bari hanze nta muntu uri buhanure imvura iguye ni ikibazo. Ubwo rero agomba kuba ari hafi natwe, urumva nta kintu dushobora kugira icyo twikorera neza kugira ngo tubone ibyo kubafasha n'ubuzima bw'iki gihe bugoye. Ubwo rero tubonye ubufasha byadufasha kugira ngo abagira neza nabo bareba aba bana uko bameze, nabo ni abagabo barivugira barababwira uko bimeze. Njye nicyo na kamere kuri Rameki we negereye nta kibazo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje cyane, Imana ibahumugisha abana natwe mwese abagendana natwe ahantu hatandukanye tuzenguruka mu gihugu. Imana ibahumugisha cyane. Aha hantu turi mu karere ka Nyamasheke, ni ahantu abantu benshi cyane bazi nka Shangazi, ni mu murenge wa Ruharambuga, niho twatembereye uyu munsi wa none. Turi mu rugo rw'umushumba abantu bazi nka Zakayo. Ni umugabo, aka gace iyo kagezemo ni umugabo abantu bose bazi kubera ubumuga bugenda bufata abana be mu byiciro bitandukanye. Uyu munsi turi mu rugo iwe, twahisemo gufatira urugendo rutari gufi kugira ngo tubashe kuba twahagera, tubasure, tubaganirize. Hari byinshi cyane uyu muryango wawufasha cyane, hari n'ibyinshi cyane wawigiraho binajyanye no kubona ubuzima tunyuramo ari ishuri. Ni umuryango mubona hano turicaranye, ndi kumwe na papa n'abahungu be bane, byose turaza kugenda tuganira, ariko hari byinshi cyane uyu muryango ukeneyeho wowe udukurikiye kugira ngo bize kugenda neza. Papa, reka tukwakire. Yesu ashimwe cyane. yego yegereze mikoro nta kibazo kugira ngo bize kuganira abantu bakumve. Yesu ashimwe cyane. nahimbazwe. Ni byiza cyane rero ko mwaduhaye karibu, kandi mukomere muri bino bihe bitoroshye muri tubasanze murimo. Hari ababona basanzwe babazi, hari abo mwabanye mu bihe bitandukanye, yenda batari bazi amakuru cyangwa se bari basanzwe bayazi, hatari byinshi cyane bayaziho. Ndagira ngo muse kudufasha tuze kuganira, ariko nk'umukozi w'Imana ngira ngo twakire n'isengesho, bansabira umugisha abantu badukurikiye, by'umwihariko Imana ize kudufasha muri kino kiganiro kize kuba icyumumaro ku bantu bose bagiye kucyumva cyane. Turabakiriye, reka tubasengera Imana ko tubonye mugera ahangaha kandi mugira ngo murebe uko duhagaze, turababwira amakuru. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye Mwami abene data, abanyamakuru bageze ahangaha baje kureba uko tumeze. Turasaba rero ngo tubashe kubagiraho umugisha, kandi nabo tubagireho umugisha. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, ibiganiro byose tuganira biyoborwe nawe, ntaba ari twe. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Tuzi ko ari wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba, kandi icyo uvuze kirakoreka. Turi kumwe nawe rero, mu rundi ruhande turagusaba ngo ukomeze kudukomeza no kuduha imbaraga, ni mu izina rya Yesu tubisabye bityo, amen. Imana ibahumugisha cyane. Yego, twasuye mu rugo, watubwiye amazina, ubundi mu by'ukuri bahanze tubwire muri make, hano umuryango ugizwe n'abantu bangahe? Ese muri make bazanduha amakuru y'uno muryango, kubera ko abantu ashobora kubibona gutya akavuga ati se urugo rwose ni uku nguku bigenda, kugira ngo tuze kubimenya neza cyane tunaganire. Njyewe nitwa Ndayambaje Zakayo, utuye ku murenge wa Ruharambuga, akagari ni Kanazi, wegereye hano hafi na Shangazi. Yego. Nyine mu makuru dufite, twagize ibibazo mu rubyaro. Urubyaro twabyaye mw'abana b'abahungu, dufite urubyaro abana 9. Abahungu ni 5, ariko 4 bose twagiye kwisanga dusanga
hari uburwayi bugenda bubafata, ntibavutse baremaye, ahubwo byagiye bibazaho bakuze ndetse bari no kwiga ishuri, ku buryo n'amashuri bagiye bayareka barayata kubera ko batari bafite ubufasha bwo kugira ngo bagere ku ishuri, kugenda bikananirana. Umukuru rero dufite yitwa Niyobuhungiro Munsi, niwe uyu nguyu wicaye mu iri gare, yafashwe afite imyaka 12. niwe wabanje gufatwa bwa mbere. Niwe wabanje gufatwa bwa mbere, afatwa agendera hejuru, ibirenge bidafata hasi. Kuko nabonye uriya mwana uriya muto nabonye nawe atangiye kugenda. Ariko atangiye kugenda. Ubwo rero ibyo gukora gukina ntago byashobokaga. Geraga ku ishuri mu bandi bana ntabashe gukina kubera ko atashoboraga gushyize ibirenge ngo bifate hasi bitsinsina, akagenda afashe hejuru, agendera hejuru. Nibwo rero tuza kushakisha uburyo twamujyana kwa muganga, bakajya bamukanda, bakamuha n'imiti, bamusiga imiti ya pomade, ntibyagira icyo bitanga, kugeza igihe nyine akomeje gufatwa, uburwayi bwabo bukagenda bukura. Yagera mu wa 4, mu wa 5, wa 6 yafashwe ari mu wa 3, kugeza igihe agejeje mu wa 6, agenda buhoro buhoro, bamutsindagiza, yagwa bakamutora abandi bana, nuko akaza bamusindagiza gutyo, kugeza igihe nyine tugezeho twakana ubufasha, baradufasha kugira ngo baduhe igare yazajya rimufasha. Uyu nawe umukurikiye tubyaye undi nawe icyo gihe yarakiri muto agenda nawe, witwa Mbonyimana Rameki, nawe yafashwe ageze mu iyo myaka 10. Burya yafatirwa muri iyo myaka. Bafatirwa muri iyo myaka. No kuvuga ngo we afatwa n'ubundi yagenda akagwa, n'ubundi ko mukuru we yafashwe niko nawe yafashwe. Igihe kiza kugera rero mbona uburwayi buri kugenda buzamuka, nza kujya kwa muganga, bampa transfert mu Bushenge barayimpa, bajyana i Gatagara. Gatagara mbagejejeyo, baragendaga bahagaze, uyu nguyu yagendaga ahagaze kugeza igihe nubwo umubona atakigenda, ariko yaragendaga. Yagendaga ahagaze. Ariko uko bigenda bikura, uko agenda agwa, ibitsinsino bidafata hasi, niko ubuzima bwagendaga bwanga bwo kugenda. Nza kugira rero uburyo tujyana, bamufasha bwo mujyana i Gatagara. Nari ngifite imbaraga zo gukomeza kubajyana. Tugezeyo rero muganga arabasuzuma, bavuga ko njye icyo nashakaga, numvaga bagombaga kugumayo bakiga uko abandi bana babaye. Ino byari bimaze kunanirana, bakanabagaburira, bakanabakorera ibintu byose. Rero barambwira ati uratuzanira 3 miliyoni. Kuko abaza hano baba bafite ubufasha buturutswe mu zindi ntara cyangwa mu karere. Ndababwira ati nta bufasha bundi mfite, n'izo 3 miliyoni sinazibona, murebe icyo mumfasha. Ati n'insimburangingo twabafasha bakiga, nimba ayo mafaranga hari cyangwa se ufite abandi baterankunga. Basi baza rero kubasuzuma, bambwira ko ubwo burwayi busaba kuba ari ubwo mu maraso, ariko batazi uko bwaje nyine. Tugomba gusenga Imana tukareba ko ari icyo Imana izakora. Kugeza rero babahaye imiti mikeya, baradusezera turataha, bambwira ko nzasubirayo.
igihe kiza kugera rero nza gushaka ubufasha bwo kugira ngo nsubireyo. N'ubundi twaje gusubirayo n'ubundi, ariko n'undi wa gatatu nawe aba arafashwe. mukiri muri izo nzira zose. uyu nguyu witwa Mbonyimana Rameki, icyo gihe ubwo aba aramanutse nyine, uko yagendaga aba aratangira yicaye, atangira kugenda ukundi kuntu asobanya amaguru, aricara no kwiga ntibyaba byigishobotse nyine basi arivamo agejeje mu wa gatatu. uyu nguyu nawe aba arafashwe, yitwa Yotamu. Yotamu nawe yafashwe afite imyaka ni 10 nawe nuko yafashwe, ari kwiga mu wa kabiri, mu wa gatatu biba birakomeye, arihangana agera mu wa kane, ari kugira ubu amaguru yaratambamye, n'aka ngaka karagira igufa ryarihindukije, arabereka akaboko kari kameze neza, n'aka ngaka kari kagize, n'imbwana zigenda zipfundika nyine zigira. Urabona gutya hari ikintu bawumva, nta kintu bawumva. Murabona aya maguru yose yari ameze neza. Nuko abana rero nkibageza Gatagara barambwira ati ukubabona bazagenda banyunyuka. Niko byagenze, mbona bari kugenda banyunyuka hasi hejuru, ukabona ari umutwe gusa, bararya ariko ntabwo babyibuha. Igihe ngiri ubuntu ngashakisha uburyo barya, nubwo nyine urabona ko kubugira abana bafite ubumuga kandi batavukanye, bakaba bagejeje iki gihe. Uyu afite umukuru afite imyaka 28, umukurikiye ari kuzuza 26. Murumva rero imyaka 10 hagati ya 13 n'4 mbabana, hakurikiraho n'uwa gatatu, hakurikiraho n'uwa kane nawe yarabonye yatangiye ubushobozi nabwo bugenda buba bukeya byo kubafasha. Uranashira byo nta gahoraho. Yenda ikibazo ndi kwibaza, yenda urumva bose bafatwa mu buryo bumwe. Urabona n'uriya mwana mutoya nawe byaje. Ese nta kintu bakubwiye ushobora gufatirana kugira ngo byibuze uyu nguyu uri muratangira afatwa babe bafatiranira hafi amazi atararenga inkombe? Uyu nguyu utangiye gufatwa, abarimu bamwigisha barambwiye ati gerageza urebe ko ari cyo wakora, ndetse n'abayobozi b'umurenge n'ab'akagari barambwira ati gerageza uyu nguyu umujyane cyangwa se wongere ubasubizeyo. nsaba abaganga ko niba ari icyo bakora bashobora kugikora, ndabajyana basubiza i Gatagara. Bongera bareba mu mashini basanga abangaba barahageze, n'abangaba 2 bari biyongereyeho, barapima nabo babona nta kindi bari buze kongeraho kubakorera. Ubwo rero nkaba navuga ati twagezeyo ubwa kabiri, batubaza nyine uko bafashwe, turabibabwira n'imyaka bagezemo n'uburyo bafatwa bari bakuru. Hari n'abaganga bari bavuye hanze b'inzobere, icyo gihe ntabwo bagize icyo bakora, ariko barabavuga bati gende wihangane. Ndababaza se nta handi mwadufasha ngo turebe ko bashobora kubona ubufasha bwo kubavura? Ati ntaho, keretse tuhagize amahirwe tukabona, ati twazagutumaho tugenda. Nta miti se muduhaye? Ati ntayo. Nuko rero ibyacu bimeze, tukaba tuvuga ati yenda Imana igize abantu ikoresha mu buryo bababona, nk'uko ibinyamakuru baba
tukabashakira ubufasha badufasha abo bantu hagize abagira neza baboneka ndetse no mu buryo bw'imibereho nabyo biragoye iki kintu nibazaga urumva gutya bakenera umuntu bakarabya bakenera umuntu bafasha buri kimwe cyose kubera ko urumva bo imbaraga z'umubiri ziba zaramaze agomba kuba umuntu ari hano ubafasha nk'aba ngaba bari hanze nta muntu uri buhanure imvura iguye ni ikibazo ubwo rero agomba kuba ari hafi natwe urumva nta kintu dushobora kugira icyo twikorera neza kugira ngo tubone ibyo kubafasha n'ubuzima bw'iki gihe bugoye ubwo rero tubonye ubufasha byadufasha kugira ngo abagira neza nabo bareba aba bana uko bameze nabo ni abagabo barivugira barababwira uko bimeze njye nicyo na kamere kuri Lameki we negereye nta kibazo Lameki we nabonye wanamwe nkono gatebe yicaye ngo niwe wakikoreye nta kibazo reka ngufashe mikoro nta kibazo umeze neza Yesu ashimwe cyane ahimbazwe Yesu uramuzi ufata umwanya se ugasenga ndasenga yego ndagerageza bata 25 n'ishyira ni 6 uri muri ashyikira Lameki ubundi ngira ngo utangira kurwara umvaga umeze gute ese ubundi tubwire ku bijyanye n'amateka n'ubuhamya bwawe binajyanye nuko wowe ubwawe wagiye wiyumva kugeza uyu munsi byatangiye nyine byahaga bigoye wigaga amaganga nigaga ubwo nageze mu wa gatatu ariko navuyemo ntaragira ubumenyi buhagije ntaramenya gusoma cyangwa ngira ikintu ngira ariko nyine ubuzima buba bugoye byatangiye wumva bimeze gute bitangira nyine iyo uri kugenda uri nko kuzamuka ahantu kumva imbwana ziri kukurya umugongo ntabwo bikaba biri kukurya ubona ko biba bigoye bikaba bigoye cyane yego we ariko nabonye nta nakagara ufite nta gare mfite kuko kurijyamo byajya bingora kurijyamo ntabwo bishoboye no kuri muterekamo byajya bingora kuko bashaka ibintu nkora byoroshye bitangoye ku buryo nashobora kwijyana ahantu uyu munsi se gutya umeze ingingo ziba zikobaza cyane ni izihe muri make nta hose ni nkaho biba bimeze nabi amaguru amaboko nayo ntabakora neza nayo amaboko ari kuba pararize gusa usanga byose ari bijya kumera amaguru ajya kumera kimwe n'amaboko ubu ni ukuvuga ngo gutya ntabwo uba wumva mba numva ndababara ariko uko bikora nibyo biba bigoranye gukora nibyo bigoranye bigenda bimera nk'amaguru ushaka guhinamirana nayo uyu munsi rero ku ruhande rwawe urumva papa imyaka 14 gutyo amaze arwara no kugira ngo avuze urumva n'ubushobozi avumwe genda umutungo byafa agurisha amadeni hirya no hino ariko hari ibintu byinshi cyane wowe utekereza ukavuga ati bino bintu biramutse bikemutse byibuze byangabanyiriza kweba no kwigunga nkumva ko nanjye nisanzuye umuntu abonye ibyo akora byatuma nyine ari cyo nawagira yinjiza mu buzima byatuma yiyumva ko nawe hari icyo ashoboye nabonye ufite n'ikofi hano hari ikintu kirimo ubu ngubu nta kirimo bumva ko nawe hari akantu bashaka kugira ikintu ninjiza nyine nanjye nkabona ko mfite agaciro agaciro kuri agafite ariko urumva ati urumva wumva wakora iki yenda binajyanye nuko yenda wumva imbaraga z'umubiri zingana imbaraga zanjye mfite numva nakora ibintu nko kudoda gutekinika nibyo byakoroha ibyo mbona aribyo nabonera imbaraga utu dutebe bambwiye ngo nawe ujye uduterateranya nibyo koko ntabikoraga ariko ubu ngubu ntabwo ntibishobora nk'uko byari bimeze kuko uko iminsi igenda yicuma bigenda byanga yego
gusa urumva ibyo byo gutekinika tubwira ati ngiye numva gutekinika na tekinika gutya ubushobozi ndaburamutse bubonetse bimeze bite tubwire. umuntu abonye ubushobozi hari ibyo yakora nko kudoda inkweto kuko nizo mbona byaba imbaraga zanjye zashobora gutuma nkura. Ese papa gato wigeze waza ibijyanye n'imyigire yabo yenda wigeze umva nk'ibintu yenda kuganiriza byinshi nk'ibyo ngibyo byanga byemera yagiye bikubwiraho hari aho wigeze baza ati hano hantu aha n'ahangaha babasha kumufasha akabyiga ese bitwara ibingana gute? ubundi ntabwo twabashije kugira ngo tubaze ariko hari ikigo cyari kitwegereye hano kije vuba cyari intendezi niho nagerageje kujya kubaza kugira ngo njyane uyu nguyu uri mutoya barambwira ngo uyu nguyu arengeje imyaka 20 n'ingahe bamwakira ngo ntago bamwakira. uyu nguyu rero twashaka ko mujyana mu kudoda inkweto aribyo yumvaga yashobora bamubwira ko ngo yafata imashini iri idoda imipira y'intuza ntabwo yahise abyakira rero turacyategereje. ubushobozi bishyura ngahe bishyura gute yana kugira ngo n'abantu badukurikiramo umuntu batereka amafashe ndabyibuze mbe nabishyurira umwana umwe ugasanga ko bati nibwo bushobozi ufite nanjye kugira ngo wenda byorohe bakubwiye bisaba iki kugira umwana yigeyo? ibyo bisaba ibikoresho bagomba kwigiraho ariko nta n'igisabwa kiremereye cyane baramutse baduhaye amahirwe akabona. kaze negere Amos nawe tuganire neza sibyo Amos muhe mikoro nabonye nta kibazo. Yes ashimwe cyane Amos. Imbaswe. Twabasuye rero nishimiye kukubona ufite imbaraga ndetse n'umuhate wo gukomeza barumuna bawe ni byiza cyane Imana igukomeze cyane ndagerageza uko nshobojwe mbese ndagerageza ko ubundi tubwire wowe ifatwa ryawe ryaje gute byagenze gute kugira ngo tubashe ngenda ku myaka 10 niho bisa nkaho byatangiye gusa nkaho bigaragara nyine abantu wenda bambona mu nzira ngenda bakabona bisa nkaho ari ibintu bisanzwe mbese nkaho wenda ari kwakuna umuntu ashobora kugenda wenda ngo ari kwirata ari kugira ute akagira ngo no kwimaringa akagira ngo kugenda yego bakagira ngo no kugenda yimaringa kundi wenda bakagira ngo no kwimwaringa kundi wenda ntibanabihe umwanya cyane wenda bamenye ko ari n'uburwayi ariko uko hiyongeraho umwaka hakagira ute bikomeza kuba bibi niko byakomezagaho kuba bibi cyane. ubwo biza kugera ku yo myaka 10, 12, 13 mbese bitarakomera cyane nyine wenda kuri 13, 14, 15 kuzamura nta mbese bigenda bisa nk'ari akantu kagenda kiyongeraho ko wenda nabaga ameze muri yo myaka 10, mu myaka 15 siko nari meze ariko nagerageje gusa nkaho ngenda nivuza nkajya ku bitaro bakankanda muri uko kunkanda benda byasaga nk'ari hari ikigabanuka ariko agashira igihe ntongera kujyayo asanga byabaye birebire cyane noneho ubwo nyuma bwo za 2008 niho naje kujya kuvunika. Waraguye? Naje nko kugwa ariko bisa nka byo nyine ubwo kubura imbaraga nyine muri rusange ubwo nza kuvunika ndwara igihe kinini pe hafi amezi nk'6 kuko navunitse ukuguru gusa nkaho kwagufashaga kugenda kwacitsemo icyo gihe namaze kugera ku rwego wenda nari kuva hano wenda nkaba najya ku bitaro kuko ku bitaro mu Bushenge uvuye hano harimo byura nka kilometero nk'6-7 nkabasha kuba nagenda ngiye ku giti cyanjye nkagerayo nkanigarura pe nta muntu turi kumwe. Yego. Ariko aho mbanze kuvunikira byose byahise ko bisa nkaho byose birangiye. Muri uko kuryama amezi nk'ayo yose ntazi ko hanze hameze ntazi ko bimeze bite ubwo niho byose noneho nyine zina byagiye byakomera
ubwo wenda mbere naragendaga wenda nkagenda bigoye ariko nkagera aho ngera nkahagera nta kibazo nyuma aho nje kuvunikira aho nagendaga hose hahise ko bisa nkaho birangiye uko namaze umwaka ntariyakira umwaka wa 2009 wose ubwo n'imyaka 2 ntabaye ntariyakira neza ubwo icyo gihe ngeze nari ndaje wa 3 ngiye mu wa 4 navunitse mbese ndi mu wa 4 mu mwaka nko mu gihembwe cya mbere icyo gihe ntago nari mfite mvuga ngo mfite n'ubwenge wenda bufatika wenda bwashobora kuba bwatuma wenda nshobora no gusoma wenda ntago nari mbizi ariko bitari intuza bitaraba neza nyine ku buryo warugeze ku rwego uvuga ati urwego nasomera umuntu inkuru ariko nyuma ubwo nza kuza vuga ati hari akazi gasa nkaho negeze gushaka kugerageza nyine muri izo mbaraga nke zanjye ndavuga ati nshake nanjye ikintu cyane nshaka ikintu wenda byibura nanjye njye nigura n'iryo rindazi byibura nta muntu ryatsi ariko ajya agerageza wenda nkagenda nakora abandi bakora nk'igihumbi njye nkaba nakorana 300 avuga ati ariko ntacyo ndeka ngerageze nyuma igunge mu rugo nza gufata umwanzuro ati rero reka njye nsubire ku ishuri sinite ko abantu bazandeba banseka wenda ngenda ncumbagira ubwo njyewe ngende nige uko byagenda kose nsubira kwiga ubwo nongeye njya mu wa 4 n'ubundi mu wa 4 mpiga neza mba n'uwa mbere mu wa 5 bibuko wenda mu wa 6 mageze nsa nkaho nsubiye inyuma wa primaire ubwo nabwo ntangiye gusa nkaho niga gake mu cyumweru kubera no kujya kwiga imbaraga nazo ari ntazo mbese kugenda ucumbagira none ubwo ibaye imyaka 2-3 ugendera ku kuguru kumwe gucumbagira mbese nkagenda rimwe nkaba nago hasi nyine kwa kugenda cyane nkabura imbaraga nenda twiga mu cyumweru kugenda iminsi 5 none udasiba bisaba kuzinduka biza kugeraho nyine ubwo mfata uvuga ati rero ariko ngomba kurangiza nyine n'ubundi ariko mu 6 magera nta mbaraga ngifite z'umubiri nyine ku buryo nabasha kuba ko twahantu twari dutuye ntago twari dutuye muri aka twari dutuye epfira mu mudugudu wepfi ngiye none kujya umuntu azamuka ajya ruguru gasanga harimo intera ndende none ubwo bibiri tuza kurangiza wa 6 ndangiza no za mbaraga zarashize wenda n'amanota nagize ntago yari mabi pe yari meza ugereranyije n'imbaraga nke nari mfite kuko sinigeze mba munsi ya 15 nabaga umwanya wa hafi wa kure nabaye n'uwa 12 muri iyo myaka yose none nza kurangiza imbaraga zararangiye neza none ndatekereza bati se ko kwiga mbona ntazabishobora njya ku nta kindi kintu nzi wenda na primaire ni wayirangiza ngo byibura ngo ugire ikindi kintu wavuga ngo urarangije ngo ugire icyo ukora ubwo nza kubasaba bati ari umugabo wigishaga ibintu bijyanye no gukora amatelefone noneho ngenda mwegera mbwa ati ko agomba kunyigisha ngezeyo nsanga ibintu ari kunyigisha amafaranga ndi kumuha ntago bihwanye n'ubumenyi ari kumpa ugasanga ibintu ari kumpa nta hantu na hamwe nzigera mbikoresha ubwo icyo gihe nabageragezaga kuba nkigenda n'ubundi ariko wenda gake gake nyuma nza kugeraho mbona bitari kumfasha mba mbiretse byasaga nkaho icyo yamfashije ni ugutinyuka kugerageza kubikora nubwo ndagerageza ahantu hose ubwo nabwo nyine mu myaka yose naragiye ngerageza ahantu hose no nkageraho bimwe nkabishobora ahandi ubushobozi bukangonga ubwo 2017 nagerageje kugera ubwo icyo gihe iyo myaka yose nubwo nakoraga ibyo sinigeze nsiba kwivuza naho mu masengesho ahashoboka hose muri Kigali nageragayo ariko ngasanga n'ubundi ntacyo bitanze ahubwo uko nagiyeho meze ngarutse noneho ndembye kurushaho uko wagiye uko nagiye ubwo 2016 nza kugaruka ino nibwo naje noneho kwicara mu igare noneho nyirize imbaraga z'umubiri noneho zanze neza kuko navuye Kigali mvuga ati Kigali ngiye nivuzaga CHK ariko kubera
urugendo nakoraga ngiye gukora urugendo sashi kurabona ukuntu ingana kuyigenda kwizenguruka ubwabo byonyine wizenguruka none nta n'imbaraga zifatika z'umubiri ufite. Ubwo nza kugeraho bantuma ibizami barabintuma by'ibanze guca muri radio kugira utariko ibya nyuma bambwiye gushaka ntago nabashije kubigeraho. Kuko icyo gihe nta muntu wenda muri famille navuga ko ari undi hafi cyane wenda ku buryo yari kujya mfasha ibyo wenda ntari kwifasha. Umusaza yabaga ari kwita no kubyo yabaga ari hano ko ntago njye nageragezaga kubona uburyo bwose mbonye nkabukoresha kugira ngo ndeko na ariko ubwo icyo byanze avuga ati ubuvuzi reka mbukomereze hano yego mbukomereze ino wenda kuko wenda naho byanga byakunda n'ibindi bananira wenda bo bazanyohereza ariko njyane n'umuntu wenda duturukanye ino. Ubwo nkigerayo bamvura neza bakajya bamvura nyine bamfata ibizami bisanzwe ko nk'umurwayi ugiye kwinjira ibitaro. Ubwo nkihagera nkajya nsohoka nk'abandi barwaye nyine bose bagiye kota akazuba ariko nkaza kugira igisa nk'ibyaho nkagwa. Naho muganga yabimenya avuga ati rero wowe ntuzongere kujya unaniza umubiri wenda ufate umwanya wawe ufatika uze ngo ujye wirirwa unaniza umubiri wenda ngo ugwase ushobora no kuza gukomereka bikaba ikibazo. Ubwo bambwira kuguma mu nzu iminsi igera kuri 3 ndasohoka byose nyine byo nyine wenda ngasohoka nasohoka nabwo nkajya mu igare nyuma nza guhaguruka none nza kuza turoza kugeraho nza muri minsi 3 ntago nongeye guhaguruka nawe kuko rero bambwiye nyine gutahaguruka nkajya mpaguruka asa nkaho mva ku gitanda njya mu igare noneho nyuma ubwo niho nabyaje gukomerera nyine ubwo igihe cyo kugira baratuvuga ati rero nta kintu turi kubafasha hano turabona ko nta kintu tukibabashe kugufasha waba ugiye mu rugo wenda hazaboneka ubundi buvuzi butamenyerewe ino tukaguhamagara ukaza. Ubwo nibyo bakoraga bavuga ati nakubwira ati ndakino gihugu kigiyemo byagufasha nko wenda bajya bigira abandi byigize bakubwira oya ko byo ntago urwego rwaye bitaragera kuko navuga ko mu bitaro bisa nkaho benda bikomeye byose bikomeye ntarakabigezemo kubera ko ntago nabwo wafata inzira ngo ugende batakohereje. Ubwo rero niho byaje gutangira kugendera mu irigare nta byatangiye muri 2017 mu kwezi kwa 5 nibwo natashye mbese navuye nuriye moto ku bitaro ndikuvuga wenda ko ari uburwayi mu nda bwari bwamfashe nivuga ati wenda nibwo buri gutuma ntabasha guhaguruka wako mwiyo minsi 3 nabaye nk'ufashwe no kutajya kujya mu bwero bita ko birahagara iyo minsi 3 yose ishira n'uwa kane wo gutaha aho twatashyemo nabwo nta kintu kiramugera hano wenda ndarwara by'igihe gitari ko bukiriye ntago nongeye nahaguruwe kuri aho hagurukira ku nzu reka ngerageje biranga nkajya mbona ngira ngo ni ibintu n'amashanyarazi yafashemo hano nkarwana najya guhaguruka wenda kwa ko nabimenyereye nubwo ntago sinagurukaga byoroshye ariko byibura nkarwana paka byibura ndi bugere hanze. Ubwo byose birangira byanze najya mpaguruka nkagwa. Ubwo muri make nuko ubuzima bwatangiye butera ariko bunagoye nyine kurumva kubona ngiye nk'umwana wari uwa mbere nkumva ko nge nagize ikibazo nge ntacyo byari numvaga bintwaye ariko mbonye abandi noneho bitangiye kuba mvuga ati wenda nukurikiyeho ngiye mvuga ati wenda ni nge nyine nta kibazo nanabyakira nkumva ko nta kibazo wenda bazajya bamfasha wenda bimwe na bimwe ndashoboye ariko nk'uyu nguyu asa nkaho bitangira nawe ubwo byatangiye muri uwo mwaka n'ubundi we bitangira aho byaziye rimwe nta kuvuga wenda nagiye ngiramo kubera bwa buvuzi nagiye mbona bwa buri kanya bwa buri gihe umwana mukuru kandi bagerageza ibishoboka byose kugira ngo bareke babone ubuvuzi nabona ubuvuzi wenda kuko nkagerageza wenda kuko cyo yari igihe nagize amahirwe nkajya mbona abantu wenda muri iyo myaka nyine bagiye bagerageza kuba bavuga ati wowe bafasha umuryango ubwo umeze aho twaje dura muri iyo za Kigali bati ubwo umeze gutyo reka nta bushobozi dufite wenda bwakuvuza ariko byibura atangira hagenda ubwo nkaba ntangiye gutyo
ubwo bikageraho nabwo bwa bushobozi nyine bukabura, kuko hari igihe nafashe gahunda y'aba bavuzi bakoresha uburyo bwa massage, wenda bankorera njye nkumva byibura wenda bwa buribwe busa nkaho bugabanutse, kuko ubwo kuri icyo gihe za 2014 ibyo byose narabiretse kubera ko nta bushobozi bwari bwararangiye. nakuma ahantu hose bakambwira ati pe natwe ntako tumeze. Ubwo ndwana n'ubwo buzima bugoye nyine burimo, urumva ko utabasha gukora byanga byakunda, kandi ugeze no mu gihe cyo gukora biraryana pe. Yenda uyu munsi ku ruhande rumwe ku mbaraga z'umubiri ufite, yenda hari byinshi cyane uyu munsi ubona ati bino bintu byibuze kuko na murumuna uyu yarimo aravuga ati mba numva nanjye ari akantu nakwinjiza. Ni nabyo kuko umusore ugeze muri iyi myaka aba yumva naho hari uruhare yagira mu kubaka sosiyete, by'umwihariko umuryango. Wowe hari ibintu yenda ukabona umusaza ntako atagira n'ubushobozi bwaramushiranye, urabona n'ubu munsi aravuga ati n'ibinabuze uko mbigenza. Ku ruhande rwawe hari icyo bavuga ati bino buryo buramutse bukunze bukaboneka, nanjye hari icyo nakongerera imbaraga ku muryango wenda kugira ngo byibuze turebe ko ejo haba heza, kuko urashoboye. Ntabwo kuba umugaye ntabwo bivuze ko udashoboye, ahubwo mu mutwe ibitekerezo urabifite, imirimo itavunanye y'amaboko wayikora. Kugira ngo tubwire ku ruhande rwawe ko byumva nuko ubitekereza, nibyo umaze iminsi upanga. Bangiye ko nkurikije uko ubuzima bwagiye bumera nkaho wenda kuko imbaraga z'umubiri zo bisa nkaho bigenda byanga, wenda hari igihe Imana izagera ikabikora, ariko njye mba numva mfite uko numva nkuko nagiye mvuga ko hari uburyo nigeze niga kuba najya kwiga gukora ibintu by'amaradiyo, telefone gutya. Noneho byo nza kusa nkaho ngizeho nk'ubumenyi, wenda nawe mbonye ibyoroshye nshobora kubikora kuri telefone, aba nabona ayo 500, ariko mbonye ahantu niga ubumenyi busa nkaho buhanitseho bwisumbuye kubwo nge wenda mvuga wenda ko habaho impano, ariko impano ibaho, hari ikintu ibaho yo kugira ngo ibashe kugira, habaho kuyikarishya cyangwa kuyikangura cyangwa kongeramo ibindi wenda utabasha kuba wabona. Wenda byose nkunda kubitindaho cyane, ariko ikintu nari maze ho muri iyi minsi hari uburyo nagiye gushaka kugerageza kuba nakandika nk'inkuru runaka wenda yafasha sosiyete, wenda mu buryo bwa filime. Havuga ati wenda mbonye uburyo nkabona ahantu nabihugurirwamo nkabimenya, aho mba numva nagerageza kuba wenda hakaba muri ubwo buryo bwo kwandika, mu buryo bwo kuzitunganya nyirizina cyane cyane, wenda akaba ari nibyo mba mbona wenda nshobora kuba nagerageza wenda bigafasha sosiyete, nanjye ubwanjye wenda bikamfasha, wenda bikagira noneho wisanzura utangira ibitekerezo byawe, ibitekerezo wenda n'abandi wenda ko ari gihe bambona wenda bakambonamo nk'umuntu wenda ushobora kuba byanga byakunda ari cyo nshobora kubagezaho, wenda dufite ubwo buryo ubumenyi cyane cyane ko gerageza wenda ari byo umuntu aba atekereza akabona inzira kugira ngo abikore biragoye. Cyambere cyo wenda ibintu byemba nsize imbere cyane, mba nshaka icyo nakora, ariko nkabona n'ikindi cyatuma bwa buribwe mfite byibura bugerageza kugabanuka. Nkegera umuganga wese umva ko ari icyo yamfasha, akaba yamfasha wenda kugira ngo wa mubiri we ne kwihugirwaho cyane, nite ku buribwe cyane, aho icyo ngerageza nyine kugerageza byinabye mbonye ibyo bintu byombi nkabibonamo ubumenyi, nkabasha kuba nabona ibikoresho, numva ko ari aho byanga byakunda nagera ntitaye ko wenda kumugara, ntago hari igihe umuntu amugara wenda akamugara wenda bigahura, ariko yenda akagira ikibazo cyo mu mutwe, ariko njye numva ko ngera mbonye uburyo bwo icyo ari cyo cyose njye gishoboka nakigerageza. Hari aho ugize umenya ku bijyanye no vati hano hari ishuri runaka ryamfasha, bisaba ubushobozi bungana gutyo bijyanye na tekinike mu bintu bya elegitoronike, byo nigeze ngerageza njya mu Ruhango muri TVT Ruhango, nabonye ni niyo jire wambaye ni taburiya nari nakuyeho 2018. Ubwo nagiyeyo nge mvuga ngo wenda ku cyizere nye kwa kuntu ugerageza ikintu uvuga ngo reka ngerageze ndebe koko
nka papa abantu yagiye akorana nabo aho yagiye agira vuga ati byanga byakunda afite abantu. Ubwo ndavuga ati reka mfate umwanya nge nyura mu bantu bake gutyo nyine wenda bandikira utuntu tw'udupapuro ati mu nshyigikire ngiye kwiga iki n'iki. Nza kuza kujyayo nabo baryaho baranyumva pe baranyumva bambwira ko namazeho igihembwe kimwe, mbabwira ko Minerval uko byasa kose abantu nge nasize uko byasa kose ndarige nza muri vacances nkagaruka, uzasanga barabonye ndi nzagaruka ngarukanye bwa bushobozi bwose kuko bishyuraga ibihembwe 2 ukaza ubwo igihembwe cya mbere cyo najyanyeho ibikoresho ibihumbi 2 oya ibihembwe 2 nibyo biga njyana ibikoresho nyine bisabwa byo ndabijyana n'andi mafaranga make nyine wenda yo gutangiza ku ishuri. Vuga ngo wenda hari igihe byanga byakunda ubwo wenda byanze ubu mu mezi ya mbere reka ngene njye kwiga wenda bizakunda mbone bwa bwishyu. Bo bamfashije amezi 3 pe, nabo ni abantu nshimira kuko baranyihanganiye baranyumva mu burwayi bwanjye. Ubwo nza kugeraho ubwo cyagembwe kirangiye nje hano nsanga none ibibazo gusa. Nane nafashe n'umwanzuro ndavuga ati ukomeze kose banagira ubwoba pe, uko numvaga ahantu ngiye nta muntu n'umwe nari nzi sanze, kandi hari ibyo ukenera ufashwa n'abantu nkifashwa n'abantu. Ubwo nabwo bankira mu modoka ndagenda ntacyo nitayeho pe. Ndavuga ati wenda ibindi byo byose Imana nimbemeye ko ngenda izindi izambwira ko bikora. Ubwo nyuma niho byaje kuragira nyine bwa bushobozi bubuze. TVT Ruhango bishyura ngahe muri TVT Ruhango ko ku gihembwe wenda kuko ku gihembwe bifata mu 150 Minerval gusa. Minerval byose nyine birimo bikenewe ku ishuri. Wenda barazamuye kubera ko wenda kuko ibihe kuko imyaka ishize imyaka 4 ni myinshi. Ni myinshi cyane ntago ari bike. Ubwo icyo gihe nicyo gihe bariho ubwo biza kurangira nyine byanze ubushobozi bubuze kugera icyo gihe niho natana nabwo ubwo nyuma byanze vuga ati ubwo byanze reka negera abantu. Ubwo 2019 yose nyine niyo twaje guhuramo n'itangazamakuru Isimbi nibo baje bwa mbere batukorera ubuvugizi pe baragerageza uko byasa kose hari icyahindutsemo muri buryo busa nkaho muri ako kanya wenda si byahoraga ariko byibura byatanze ko icyizere ko wenda hari abantu bashobora kubona ikibazo gutekereza ku bantu babaye ikibazo cy'umuntu kikaba icyabo. Ubwo niho naje ubwo byo bibaye byo navuga ko ndabashimira ko bakoze akazi kabo ko bari bagakoze pe. Ubwo abagiye baza nyuma bo nakumva ko wenda ntasinzi nimba nta bushake nimba ntaki. Ubwo niho naje kuvuga ati reka ngerageze wenda ndebe se koko ngerageje ibi byatanga byo gukora nkoze izi filime byagenda gute. Tuza gukora filime iranga nyine kuko twayikoranye n'abantu basa nkaho bashaka indonke nyine zako kanya. Biza kurangira byanze muri uko kwanga nyine ubwo urumva ko management yabyirananirana. Nge nari nakoze filime ikina ku buzima bw'abafite ubumuga muri rusange. Ibi najyanye no ko ari inkuru mpamo kuri wowe. Imibereho yabo nyirizina uko babayeho mu miryango imwe n'imwe wenda uko hari imiryango bose ntago imiryango babaho kimwe. Ubwo nge mbonye muri make ikintu nabivuze nyine nkuko nabivuze icyo kiri imbere cyane mbonye ibyo byombi bigacamo nkagira n'icyo nkajya mbona n'uburyo bw'ubuvuzi ubugororangingo kuko ikintu mpamya ko ntago uburwayi nyine urabona ko bigifite igaruriro uko bisa kose nge ubwo uko kugera ubu kuva icyo gihe ntago mperuka ubuvuzi. Wenda mbere ubwo nagena bagakora massage wenda simvuye ngo ndahagurutse ariko byibura hari umuyaga uciye mu mubiri. Ubwo nyine ibyo njya nkunda gushyira imbere cyane cya ubumenyi no kuba nakivuza kuko udafite ubuzima n'ubundi ubumenyi ntacyo bwakumarira. Nuko
uko byifashe. Papa afata mikoro noneho numva yenda byinshi byo twaganiriye, yenda bano bana ntabwo twaza kugenda tubageraho bose kuko urumva umwanya bari muto n'abantu badukurikiye kugira ngo yenda tutizima mu magambo, yenda binajyanye n'ibyo abantu batubwiye, yenda nk'umubyeyi ubahora hafi, ibindi bintu ubona bakenera cyane kandi kuko n'ubushobozi bwararangiye n'ubu imyaka ni myinshi ishize kandi nta wundi murimo ugira, wavuga ngo ntuva bwa bushobozi utubwire ati bimeze gutya, ibi n'ibi biba bikenewe ariko ubushobozi bwo shwida, ariko biramutse bikunze byakunda kugira ngo tubize no kujyana n'igisubizo kirambye cy'umuryango mu gihe byaba bibaye byiza cyane. Mu gihe bameze gutya nk'uko babibabwiye, mu bintu bikenerwa bakeneye ibintu byo ku bumenyi cyangwa se by'umwuga, uburyo nabo bakigira uko bameze gutya ariko bakagira icyabafasha mu buryo nabo kibivuye. Ubwo rero tubonye uburyo haboneka nk'ahantu bakigira ubwo bumenyi byadufasha, nk'uyu ushoboye kuba yavuga ati nadoda, nk'uyu ushoboye kuvuga ngo yakora agafilimi, tekinike n'agafilimi bikaba byacamo akabikora yenda yibereye mu iryo gare, ibyo byadufasha. Ubwo tubonye ubuvugizi bwaboneka cyangwa se ubundi bufasha cyangwa abandi baterankunga badufasha ku ibyo ngibyo cyangwa se mu buryo bwo kuvurwazwa bakaba bavuzwa, hari aho babafasha. Twari twagiye gushaka uburyo twafasha saba hariya bakora za massage, numva bari kunca amafaranga menshi nta bose sinayabona. Nuko bacaga ngahe, hari aho bakufagitira n'imiti yabo, niyo twagiye tuzanamo muri za 500. Ubwo rero barambwira ngo nimbanze ngo nzane ngo bangahe, ati se ko barwaye bose mwabafashe bose noneho mukazatanga fagitire nyuma yenda ubufasha bwabonetse. Nuko ubwo rero kubera n'ibyo byose bigenda bibaho, hari n'abandi baza baduteka imitwe batubaza ngo ngaraho babona babavura, nuko hari n'abo tuhereza amafaranga ntibagaruke. N'ubwo buryo twarashize nyine mu buryo bwose. Urumva iyo umuntu agize ingorane, hari n'abaza guteka imitwe ngo bafite abavuzi ngo bajyana hana, ukabahereza make bakayajyana nyine kugira ngo bazabagezayo tugeraho turarekera. Uriya mwana mutoya rero sasa rero w'ikibazo cye ku ruhande rumwe urabona ikintu gikeneye cyihutirwa n'ikiye kugira ngo wenda tunasoze kino kiganiro, kuko wenda abandi bo muri rusange twagiye tubagarukaho. Uyu mwana mutoya kishoboka ni ukwiga. Byabaye ngombwa ko nawe yagombye kuba yarahagaze kuba yakiga, ariko twafashe gahunda yo gufata umwana dushobora kujya tumufasha kumwishyura akamujyana, umunyeshuri wiga cyangwa se n'undi, kugira ngo turebe ko yazarangiza azi gusoma. Ubwo rero nabyo urumva n'ubundi bufasha. Ntabwo rero twabona mu kagare kugena namusunika n'akagare nako murumva n'amagare muramuteza, n'akagare nako karakenewe. Aba bose uko ubabona ntibarenga hano ku irembo. Uyu nenda naraza kugenda murebe uko agenda, kugenda ngo ntabwo bishobora, ntago akibishobora. Arahaguruka akagenda, uri bihaguruka uri hasi, agenda afatira ku ntuza akagendera ku nana. Okay, ntacyo. Nuko uyu mwana rero we birashoboka ko yenda tubonye ubwo bufasha, ukaba abonye ubwo bumenyi n'ubwo ubuvuzi bwaba butaraza, akabona ubwo bufasha bw'igare no kuba twabona uburyo yajya agera ku ishuri agakomeza amashuri, ntahagarare. Twanze ko acikira nyine amashuri, ubwo hari igihe urabona rero wo guhagarara. Twavuga byinshi, nagira ngo hari abantu dukurikiye mutubwire nimero za telefone zanyu
kugira ngo byibuze abantu badukurikiyeho bari mu mpande z'isi babashe kuba babasha kubahamagara cyangwa se no kubandikira mu buryo bwa WhatsApp, niba nayo muyikoresha muratubwira kugira ngo bashe korohera umuntu uwo ari wese ufite igitekerezo cyangwa inama kuri uyu muryango wanyu. dufite telefone yacu ya MTN 0782 687 Yego. ndumva Numvise ariko idakunda gucamo. Naje mpamagara abonye ko nagombye kwifashisha abaturanyi. ni ikibazo cy'uko yikuraho kuntuza kuri MTN, ariko icamo dayihoraho buri gihe nta kibazo ifite na Tigo. WhatsApp yanyu se hari WhatsApp mukoresha hano? WhatsApp Arifite tugire nimero yawe. Abantu wenda batabona uko bahamagara, wenda WhatsApp ni 078 92 18 598 078 92 18 598. Ya, byiza cyane. Reka tubashimire cyane, sinzi niba hari ikindi kintu wenda mwumva mwatubwira. Nukuri mbere yuko dusoza ikiganiro, twize kandi ndashidikanya ko abantu badukurikiye ku muco bafite wo gutabara n'iy'umuryango no gutabarwa ku mpande zose. Ushobora gukorera umugisha kuri umwe bikagirira umugisha n'abandi basigaye. Ni byiza cyane, bike cyangwa byinshi Imana yaguhaye usangire nabo, biraza kubera byiza cyane. Yes, hari icyo batubwira munsi nk'umuntu wenda njye cyo nakongera, wenda cyane wenda nasaba inzego zose nyine zibishinzwe za leta zibishinzwe zagira ikintu zikora, abigenga inzego za leta, ni ukutuba hafi mbese muri rusange, kuko hari ukuntu umuntu ashobora kuba mu kibazo yatabonye umwitaho amukurikirana uko bisa kose, bishobora gutera kwiheba, wenda umuntu akaba yakora ibikorwa bindi bitari byiza. Rero sano kutuba hafi, kuko ubuzima buragoye pe. Kwigunga bishobora gutera izindi ngaruka zirimo, bishobora gutera izindi ngaruka wenda zo mu mibereho yindi izaza mu gihe tutazi. Bikaba icyo dusaba nuko buri muntu wese uza kureba iki kiganiro wenda ari cyo kiri buze kumukora ku mutima, akaza kugira icyo adufasha, wenda natwe tugahindurirwa ubuzima. Kandi namwe turabashimiye ko umwanya mwafashe mukaza aha hantu. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni kure cyane, bisaba utari intwari ntago wabishobora, atari umuntu ufite ubumana muri we ntago yabishobora, ntabwo biba byoroshye. Papa, reka tubashimire cyane kandi mukomere, mukomeze mwihangane, n'ubundi nk'uko mubikora ubudasiba. Igihe cy'Imana kizaza kandi kizakora byinshi cyane kuri ubu buzima bwanyu. Turabakunda cyane rero, ku bantu bose twabanye muri kino kiganiro, reka tubabwire ngo nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.